Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gusora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugeho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ni icyo ubusabwa kugira dukosora ikizami nk'iki. Ikintu ubusabwa ni agapapuro ugafata agakaramu kajya ahantu hatuje. Ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo igiso cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ibindi byo nukwibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizami gishya kimaze gukorwa dushyizeho kugira ngo amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe ujye uyabonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Murabizi ikintu cyose nkira kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV abari cyagufasha ko wajya mu kizamu gakora rimwe ugahita utsinda. Rero ndizera ko amaze gukanda subscribe, ndizera ko ikintu cyose nzajya kiraho cyatuma ukora rimwe ugahita utsinda uzajya uhita ukibonera ku gihe. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 936 kufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Keneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba urose mu gihugu kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Bikorwa bite? Uduha amasaha ubona akunogeye ubonekaho ku munsi, kamwe ati wenda mboneka saa 2 z'umugoroba kugeza saa 4 z'umugoroba. Ayo masaha turaboneka tukakwigisha, dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 936 tubibafashemo. Ndizera ko mwamaze gufata udupapuro, rero ndizera ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutanya n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Kiro kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Uyu munsi urakunda kwazamo ibibazo byinshi, biba byiza rero iyo ugiye mu kizamu maze kugikosora kugira ngo nugerwaho ukore rimwe uhita utsinda. Uri hafi gukora ukanda subscribe kugira ngo nijya nkishyiraho ujye ukibona ku gihe. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Ese kiba ari iki? Kigenewe iki? Areba ngo hanyurwa n'amagare na volomoteri, bega ngo hanyurwa n'ingorofani, sega ngo hanyurwa n'ibinyamitende. Reka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo mwese mumaze kumenyera, ariko niba ari bwo bwa mbere dukosoranye kino kizami bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, washatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Rero kino gice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari hano. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se ahanyurwa n'ibinyamitende. Ndizera ko amaze guhitamo se, ndizera ko amaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, niyo mpamvu dukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ibibazo biragaruka wakosora kino kizami wagirwaho mu kizami urakora mu kanya ukabona hagarutsemo ibibazo 9 byo mwa kino kizami kimwe ukosoye. Rero kugira ngo ukore rimwe utsinda ikintu ubusabwa no gukosora kino kizami cyose kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo rero ujye ukibona ku gihe ujya aho hantu handitse subscribe, ntabwo bigoye ukahakanda. Iyo wakanze ikintu cyose nkiraho ujye urahita ukibona ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Byaba isomo ngenda bashyiraho, byaba kino kizami kiba kimaze gukorwa, ndetse na kiriya kibazo nkunda gupostinga kiba kiri gukunda kuza mu kizami. Abantu benshi bambwiye ko basanga cyagarutse, rero nawe ukeneye kugisangamo kanda subscribe kugira ngo ninjya gishyiraho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura yikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo igare, beka ngo volomoteri, sega ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ino pikipiki baba bari kuvuga abari nka zino zisanzwe, ariko yo mu mbavu bifite akantu kameze nk'agasanduku gashobora kuba gafite na kumupine. Ubusanga mu bihugu byateye imbere bashyiramo nk'abana cyangwa bagashyiramo tutwaro tutaremereye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Kino kibazo neza neza barongera bakakibaza kimeze gutya.
ariko bakavuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ni ukubera iki biba byahindukiye he? Hano kuri se baba bavuze ngo ipikipiki idafite, nibavuga ngo idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo uzahita uhitamo de ko nta gisozi cy'ukuri kirimo. Niba ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo uhita uhitamo se, niyo azaba ari igisubizo cy'ukuri, niyo azaba ari igisubizo cya nyacyo. Murabizi hano dukosora ikizame, ariko turi no kubabwira ku bibazo byinshi bishamikiyeho kugira ngo nujya mu kizame ube wabonye ku bintu byinshi bitandukanye, nujye gwaho ukore rimwe uhita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu bakora rimwe bagahita batsinda. Ariko nkwibutsa ko ukeneye kode aho waba hose mu gihugu uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 nkagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure ntibabyagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye atagize ikintu agutwara, atakwicira akazi. Ayo masaha twe turaboneka tukakwigisha kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko hano rero mwari mwamaze guhitamo igisozi cy'ukuri ari cyo se, ndakeka ko mwari mwamaze kucyandika ku gapapuro. Ndizera ko niba ramuka bagihinduye umenye igisubizo cy'ukuri uzahitamo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Murabizi ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amashusho haba mu buryo bw'amagambo. Reba video namaze kubashyiraho ibyapa byo ku mihanda kugira ngo nujye yakwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Iki cyapa gisobanura iki? Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Gisobanura iki? Bino byapa biburira birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu. Uri kubona kino cyapa ntabwo ari uruziga, ntabwo ari urukiramende, ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki rero? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araba ngo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri. Beka ngo umuhanda ugabanyijemo ibisate bine. Seka ngo inzira y'icyerekezo kimwe, ino nzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo ugomba gukomeza imbere paka uvuyemo, ntabwo wemerewe kuba wahindura icyerekezo. Naho deka kubwira ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza rero mwa bino bisubizo bine baduhaye harimo kimwe cy'ukuri. Wandika inyuguti y'ukuri ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ubonye ngiye kuvuga igisozi cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndizera ko hano rero wamaze guhitamo igisozi cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe cyangwa mu muhanda w'icyerekezo kimwe, hahandi biba bitemewe kuba wahindura icyerekezo, kuko aho ngaho iyo uri mu iyo nzira y'icyerekezo kimwe ntabwo aba ari mu muhanda ubisikanirwamo. Rero iyo wageze mu muhanda ubisikanirwamo ku iherezo ry'iyo nzira y'icyerekezo kimwe bashyiraho kino cyapa kiburira cya mpande eshatu kirimo bino birango kikubwira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Urabizi amategeko yo mu nzira y'icyerekezo kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo aba atandukanye, niyo mpamvu bashyiraho kino cyapa. Ndizera ko uramutse guhitamo rero de, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo iki? Kirabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Murabizi hari igihe umuntu uba uri imbere aguhaye ikimenyetso cyo kuba wamudepasa, ari kukubwira ko imbere nta kibazo gihari. Rero akiguhaye iburyo kandi uri kugana ibumoso, ese uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araba ngo kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Beka ngo gukomeza iburyo bwawe. Seka ngo kunyuranaho iburyo bwe. Deka ngo kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisozi cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro, ndizera ko wamaze kugihitamo. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, ugomba kugabanya umuvuduko ukareka akagenda, kuko uri kugana ibumoso aguhaye kumunyuraho iburyo, kandi murabizi no kunyuranaho bikorerwa he? Ibumoso. Aguhaye ikimenyetso iburyo yaba ashaka wenda ko urabizi iburyo haba ari za sangoma, nubwo kunyuranaho iteka ryose bidakorerwa ibumoso, ariko aguhaye ikimenyetso cyo kumunyuraho iburyo kandi uri kugana ibumoso, ugomba kugabanya umuvuduko ukareka akagenda kugira ngo ubone kubona gukata aho ngaho ibumoso. Ndizera ko uramutse guhitamo rero A, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, cya gatanu kirabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki?
uyu muyobozi w'ikinyabiziga wegereye iriya nzira y'abanyamaguru, urahasanze barahategereje kwambuka. Ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri rero kimwe ucyandike ku gapapuro. ari abangu kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. Mbega ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Sega ngo gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. Mbega ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, hano iso cy'ukuri nta kindi, ni B, ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara kugira ngo batambuke. Murabizi niba usanze hari abanyamaguru bambukira bahari bategereje, ugomba guhagarara ukagabanya umuvuduko ukitegura guhagarara, kuko birashoboka ko waba ukihagera uwa mbere akaba yinjiye mu muhanda kubera ko ni n'inzira yabo ahise yambuka. Niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko witegura kuba wahagarara mu gihe aramutse yinjiye yambukiranya umuhanda. Niyo mpamvu hano duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wagikoze ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho. Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari impande eshatu? Ese uri kubona ari urukiramende cyangwa uri kubona ari uruziga? Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ikirango cyera cyangwa ikirango cy'umweru. Kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe. Beka ngo ntihanyurwa. Sega ngo umuhanda udakomeza. Dega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo uvuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ntihanyurwa. Ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, umuhanda udakomeza. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa gisobanura iki? Kino cyapa rero gisobanura n'iso cy'ukuri nta kindi, ni B, ntihanyurwa. Iyo ubonye kino cyapa ubundi weho uri kukibona ntabwo wemerewe kujyayo, ariko abariyo uzabona bari kuza, bo kiba kibateye umugongo, niyo mpamvu bo baza bagusanga. Ariko iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko abariyo baba bari kuvayo. Rero hari n'ikindi cyapa nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kiba kivuga ko utemerewe kujyayo n'abariyo batemerewe kuvayo. Kivuga ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Icyo kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura n'ubuso bwera, nta kirango kigira. Rero mwere kujya mubyitiranya bino byapa n'ibyapa bibiri bitandukanye. Ariko ubonye hari ikibazo ufite ku byapa, nabakoreye video iteguye neza ibyapa byo ku mihanda, aho ugenda ugasangamo na bino bibazo byiganjemo, bino bakunda kubaza cyane, ku buryo bino bibazo byose turi gukosora biba biri muri iyo video. Umara kuyireba, ikibazo cyerekeye ku byapa kitapfa kukugora. Rero genda ugiye kuyireba kugira ngo nugiye kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Ku niyo video ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ibibazo bagenda babaza, bino bibazo byose birimo. Genda uyirebe kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7, kirabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 58 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ese ziba zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibihe binyabiziga? Aravuga ngo volomoteri. Mbega ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Sega ngo amavatiri y'ifasi. Deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Cyane cyane kino gikozwa ari icya mbere, ubusanga uyu munsi urakunda kubazamo ibibazo byinshi. Rero kugira ngo ukorere imwe utsinde, ikintu busabwa no kujya aho hantu hasi handitse subscribe ukahakanda. Ikintu cyose kiraho bari cyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu, Rwanda Driving College TV. Ndizera ko hano mwamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. N'iso cy'ukuri nta kindi, ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ndizera ko mwamaze guhitamo rero igisubizo cy'ukuri, ndizera ko mwamaze kucyandika
ku gapapuro handitse cy'ukuri ni B. rero ndizera ko uramaze kugihitamo. Ikibazo cya munani kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125 iyo ntera igarukira cyangwa igira ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine, hitamo icy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Murabizi ibibazo biragaruka. Aravuga ngo muri metero 200, mbega ngo muri metero 100, seka ngo muri metero 85, mu gihe D ariko tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya cyenda, kirabaza ngo itegereze neza, kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga ibiro 3500 cyangwa kilograma 3500 ni umuvuduko ntarengwa by'umwihariko iyo nta mategeko awugabanya. Nuwe aravuga ngo kilometero 60 mu saha, mbega ngo kilometero 40 mu saha, sega ngo kilometero 75 mu saha, deka ngo kilometero 20 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ibintu bya kilometero runaka mu saha, ikinyabiziga cyawe kibifite n'ubigeraho ikibazo uri gutwara ikinyabiziga cyawe uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Hari umuntu ugeze kumpamagara arambwiye se ugenda uri gupima umuvuduko uri kugenderaho, ukagenda uri gupima? Ujya ikinyabiziga cyawe gifite ahantu uri kurebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 75 mu saha. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo tegereze neza, kirabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini kurikira. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, hari ikinyabiziga kihagarara ahantu ijoro ryose, hari ikinyabiziga gihagarara ahantu amanywa yose. Rero ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini kurikira. Hehe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo icy'ukuri kimwe cyandike ku gapapuro. Aravuga ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, mbega ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hari ikibazo uzabona bavuze ngo A gusa. Iyo bavuze ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, ni igisubizo cy'ukuri, birumvikana. Ntabwo wagenda uparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini mu mwinjiro w'isoko. Ariko iyo bavuze ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, uhitamo C, ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ariko niba bavuga ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye, bagavuga ngo icagaguye, uzahita uhitamo A gusa, kuko niyo azaba ari igisubizo cy'ukuri cyonyine. Niba bavuga idacagaguye uzahitamo C, niba bavuga ngo icagaguye uzahitamo A gusa. Rero ndizera ko ubimenye, niyo mpamvu hano dukosora ikizame turi kukubwira n'ibindi bibazo bashobora kukubarizaho n'utundi ducenga bashobora gushyiramo kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Hano rero bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abantu bakunda kubigiraho ikibazo akavuga ngo nahisemo A. A ni igisubizo cy'ukuri, yego nibyo, ariko ufiteho 0. Wanahisemo B. B ni igisubizo cy'ukuri, ni igisubizo cy'ukuri, ariko ufiteho 0. Uba ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi ari ibisubizo by'ukuri, kuko A ni igisubizo cy'ukuri na B ari igisubizo cy'ukuri. Hari umuntu rero guhamagara akakubwaza se iyo wakoze A ko n'ubundi aba ari igisubizo cy'ukuri nta n'igice baguha, nta n'igice baguha. Uba ugomba guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ni systeme biri kugukosora. Iyo utahisemo icy'ukuri uba wagizeho 0.
ndizera ko uramutse guhitamo rwose, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi ni ikinyabiziga niba gihagaze n'ahantu ku muhanda kiba gifite ibikiri kubyerekana kugira ngo kitabera imbogamizi ibindi binyabiziga. Ariko ari kutuvuga ngo hari ibinyabiziga nka bino baduhaye byo bitagomba kugira ibibyerekana mu gihe byambukiranya cyangwa bigenda iruhande rw'umuhanda. Ese ni ibihe binyabiziga? Arangwa ibinyabiziga bigenderwamo n'abana, mbega ngo ibinyabiziga bigenderwamo n'abamugaye. Se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ibinyabiziga bigenderwamo n'abana nka turiya bashyiramo abana bakadusunika, ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Tugare, urabizi utugare niba turi kwambukiranya umuhanda nta binyoteri dufite, nta matara y'imbere dufite, nta matara ndangaburumbare dufite, niyo turi kugenda impande z'umuhanda. Niyo mpamvu hano duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndizera ko rero waramutse guhitamo C, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ibibazo biragaruka n'ikiramuka kije mu kizamura akora uhite ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Iyo video y'amatara y'ibyapa by'inyongera namaze kuyibakorera iri kuri YouTube channel yanyu. Ese bino byapa by'inyongera birangwa no kuba bifite ayahe mabara? Araba ngo ubururu, umweru, umukara. Sega ngo umukara, umweru, umuhondo. Sega ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ukeneye irindi somo ukabona hari ibintu biri kukugora uri gukosora kino kizame, ucyandika muri comment. Comment zanyu zose ndazisoma nkareba ibintu byabagoye, nkabiteguraho amasomo nkabikurikizaho kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara. Ugiye kuvuga amabara agize bino byapa by'inyongera. Hano ibanga ririmo kuba kino cyapa utakizi ariko uzi ibyapa by'inyongera uhita uvuga amabara ibyapa by'inyongera biba bigize. Rero hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari ubururu, umweru n'umukara. Murabizi kiriya cyapa kiba gifite ishusho y'urukiramende, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu duhisemo ubururu, umweru n'umukara. Hano iso cy'ukuri ni A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wagikoze, ndizera ko kiramutse kigarutse mu kizamuri muri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganwa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya. Icyo turakizi. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganwa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo metero 50, beka ngo metero 35, seka ngo metero 25, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe nka bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, santimetero metero 25 bya rukururana, ntago uburebure bwabyo aho ugomba kurenga metero 25. Metero 25 ntugire ngo ni nke, aba ari birebire cyane kugira ngo bijye birakata mu mihanda bidateje ibyago cyangwa bidateje abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa
ibyago. Niyo mpamvu hano duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ayahe matara? Arabanga amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Beka ngo tugarura muri 2. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Mu gihe D ariko tuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kubyitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze ndetse no tugarura rumuri 2. Ndizera ko ramuzwe guhitamo rero C, ndizera ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo igihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni y'abatabona yera, umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba kwitwara ute? Mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe. Arabanga umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Beka ngo vuza ihoni ukomeze. Seka ngo kugabanya nurangiza ukomeze witonze. Deka ngo bisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo rero ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kubyitamo. Ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni y'abatabona yera, umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ntabwo abona, ntabwo wavuze ihoni, ntabwo wagabanya umuvuduko. Rero ikintu ugomba gukora ni ugufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara, akamanza akambuka umuhanda kugira ngo utamuteza ibyago. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Arabanga ngo ni meza kuko atuma ureba kure. Bega ngo ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Sega ngo kwizeza ko abandi bakubona. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero no matara mare cyangwa amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu, bitewe n'ukuntu ibihe bimeze, ni gihe cy'imvura hari ibihu. Ese ano matara y'urugendo, hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero amatara y'urugendo, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Utari wayihisemo nikigaruka mu kizamura kura mu kanya uhita ugikora. Ibibazo biragaruka, kanda subscribe hasi ukeneye gukora rimwe. Urebe kino kizami kiba cyakozwe, urebe ari amasomo ngenda bashyiriraho, ndetse urebe na kiriya kibazo nkunda gupostinga kiba kiri gukunda kuza biriya bibazo postinga, kugira ngo rero ujye urahita ubibona nkibishyiraho, bahita baguha notification ko hari ikintu kizeho, kirebe nugerwaho ukorera imwe uhita utsinda. Ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo hanyurwa na velomoteri gusa. Beka ngo nta modoka. Se ngo hanyurwa n'imodoka gusa. Deka ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kibwo ibyapa byo ku mihanda bibuza, ikintu cyose kiri mu kirango bari kukikubuza. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo ziriya modoka zitwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'imodoka zitwara ibicuruzwa. Harimo 30, ntiwemerewe kurenza kilometero 30 mu isaha. Rero bino byapa bari ibyapa bibuza, ikintu kiri mu kirango bari kukubuza. Rero umuntu ari ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Urumva ko iyo uzi n'icyapa ubwoko kibarizwamo mu byapa byo ku mihanda, uhita umenya n'ubusobanuro bwabyo bitakugoye. Urabizi uzi ko kibuza, bakaba bari kukubwira ngo ntihanyurwa n'amapikipiki, uri kubona mu kirango harimo ipikipiki, ukaba uzi ko icyapa kibuza, urumva urahita ukikora. Niyo mpamvu iriya video ari ingenzi ko wajya kuyireba kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya
bikugora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo iki? Kibaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Murabizi itara ry'umuhondo, itara ry'umutuku, itara ry'icyatsi, buri tara riba rifite ubusobanuro bwacyo mu bimenyetso bimurika. Risobanura iki itara ry'umuhondo? Araba ngo itegure kugenda, mbega ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C ikaba ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikaba ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Rero iyo hazi itara ry'umuhondo mwebwe mubyita ngo ni feu rouge, biba biri kwaka amatara. Rero iyo hatse umuhondo hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ubundi haka icyatsi, hakaka umuhondo, hakaka umutuku. Ngo rero iyo hatse umuhondo birashoboka ko hari ibinyabiziga biba byamaze kwinjira mu isangano birakomeza, ariko buriya iyo hatse umuhondo iyo utateza ibyago uba wahagarara, ariko iyo wamaze kwinjira n'ubundi mu muhanda urakomeza. Niyo mpamvu ubona hari kwaka umuhondo ukabona hari ibinyabiziga biri kugenda, nuko biba biri kubona bitateza ibyago, ariko we bigukundiye ahantu urahagarara nta cyago biraguteza, ushaka uba wahagarara hatse umuhondo kuko haba hagiye kuva mu muhondo hajya mu mutuku. Niyo mpamvu ubundi umuhondo busobanura ko bibujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ese kimara igihe kingana iki? Araba amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, mbega ngo amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Ese ngo imyaka 2 ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi ndetse n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizira ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizira ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi, icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Hano igisobanuro cy'ukuri ni D. A ni igisobanuro cy'ukuri, amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, ndetse na B ni igisobanuro cy'ukuri, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Ndizera ko mwari mwamaze guhitamo D, ndizera ko mwari mwamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe cyabazaga ngo niye myifatire myiza wagira ugezaho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa. Ese urahageze usanga bari kwaganira, abana ni abana batoya, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ari abo itonde witegereze, nibiba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara, mbega ngo ihute urenge aho abo bana bari. Se ngo komeza ugume ku muvuduko munini, dega ngo komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Ese ugomba gukora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hano usanze abana bari kuhaganira, uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kugira ngo ubarinde ibyago? Hano rero izo cy'ukuri nta kindi ni A, itonde witegereze, nibiba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. Ndizera ko ramuzwe guhitamo A, ndizera ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, jya aho hantu handitse subscribe kandi ikintu cyose nkiraho ari icyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri kure ntibyagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ukeneye kode mu gihe kitarenze iminota 3 uba umaze kubona kode aho warose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 bigufashemo. Noneho hari ikibazo wagize wanyandikiye cyangwa ukamamagara nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira abari ubuntu. Ibindi byo ndabakunda cyane, Imana ibamugisha. Uri hafi gukora ugira kosura kino kizame kiri kuba cyakozwe ari icya mbere, ibibazo biri gukunda kuza. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugira ibihe byiza.